kigahesha amahoro, kikayahesha abandi, kigashimisha iyakuremye. Nihe wasanga ubutegetsi bwiza, ne hatari ibibazo, isi yuzuye ibibazo, amakuru ya buri munsi adutera kwiheba. Niki kiza ukora kiguhesha amahoro, kikayahesha abandi, kigashimisha iyakuremye. Intambara ni nyinshi, iterabwoba nuko ibihugu bihora byamagana mu magambo, ubwo bugizi bwa nabi buhitana abantu. Ariko se niki kizabikora kibihesha amahoro, kikayahesha ibindi, kigashimisha iyaturemye. Abacura intwaro zo kumara abantu ntibabura karimi keza, bati intambara ziveho kandi zibatunze. Ese bakoze imishinga, niki kizabakora kibahesha amahoro, kikayahesha abandi, kigashimisha iyakuremye. Umwami wanjye Yesu, ishyaka rye ni ryiza, rishingiye ku rukundo. Intwaro ye Bibiliya ihesha agakiza, mwihuza bo n'ubugingo. Niki kiza wakora kurikira iyo nshuti y'ukuri, ntuyikureho ijisho, ikuzaho n'amahoro. Umwami wanjye Yesu, ishyaka rye ni ryiza, rishingiye ku